nzira mu rugo ntabwo ujya wumva kuki ushobora kugira ngo umuntu akore ibidakorwa genda kubuje ku nzira mu rugo iyi ngiyi ibaye last warning ntuzangarukire mu rugo turakumvikana sohokera mu rugo vuba ntabwo ukine mu rugo rwanyu n'undi munsi how dare you ntuzangarukire mu rugo n'umunsi n'umwe Mama Liza karame se wapfuye wowe Nosi uraho meze neza amakuru ni meza narindi gusoroma umuti wa mukobwa wanjye yararembye ubwo se ushatse kumbwira ko kuba yararembye ariyo mpamvu muraranyije iriya mirimo 3 yose ubu urambwira ko iriya mirimo muzayihinga mukayirangiza ryari urashaka kuzajya kuyihinga igihe kibagara kigeze Nosi nzayihinga nuko umukobwa wanjye yari yararwaye ariko namara gufata agatege tuzaza umva nkubwire no kuri pe ibyo uko yarwaye ntago bindeba ngewe icyo ndeba nuko muhinga imirimo yanjye mukayirangiza basi se iyo uhinga umwe ukawurangiza hagasigara 2 nayo se ubundi gute ngaho mbabarira ntacyo ndaza ejo nzaza muhinga ngerageze ariko mbabarira pe nuko umwana yari yararwaye ako se ubundi madare ka nkubaze ubundi uriya mukobwa wiriza mu murima uhingisha tuvugishije ukuri wowe ubona azabona umugabo azamubona mwana wanjye se kari mwiza Kariza ni mwiza azamubona ni mwiza azamubona ariko nta kibazo ejo nzaza rwose ndazinduka rwose Nosi nta kibazo rwose oya buretse mwana wanjye ni mwiza ariko nta nubwo byibuze ushaka kurenzaho ntakunkomeretse unyibutse ko ngewe nta mwana ngira ntabwo ari icyo nashaka kuvuga uzi kuri n'umurozi ubundi buriya ntabwo waroga ntabwo ari icyo rwose nashaka kuvuga Nosi none se ngenda bizi niba mubyara cyangwa mutabyara ntabwo ari icyo ndabizi niba mutabyara nambabarira rwose nta kibazo n'ubundi ubugome bwanyu ndabumenyereye iyo utarepfiriye na Esperance ngo mwirirwe muntamyeho mumvuga ngo simbyara ariko ubundi mubizi gute ko ari ngewe ufite ikibazo ubundi mubwirwa n'ikigo umugabo wanjye atari we ufite ikibazo ngewe ndanabyara ndabizi ikibazo n'umugabo wanjye ugifite ariko Nosi uvuze ko nyirirwa yapfuye ntabwo ari wowe umwishe none se ntabwo rwose ngewe mbivuze mvuga ko umwana wanjye ari mwiza ariko ntabwo nari nkomeje ntabwo warukomeje umura icyo bashaka kumbwira nacyo oya rwose ngewe rero urabizi ndi umunyabwenge narize ndi mwarimu mvuga mbaza nzi n'igisubizo urumva ibyo wambwira byose rero igisubizo ndakizi wikwirirwa uvunika gusa muri ibi kandi uzi neza ko njya nagufuriye njya naguhingiye ahubwo reka nkubwire kubera ukuntu uri kugenda unyitwaraho umbabaza wirwa wicaranye na bari abagore mumvuya uzashana naherukayo ntabwo merukayo dore kandi Kariza yararembye nanjye ndaremba nta nubwo mberukana nabo nta nubwo nzi amakuru yabo nta nubwo uherukana nawe ibyo ntabwo bindeba reka nkubwire hari igihe uzabura intama n'ibyuma ngaho mbabarira Nosi ugeze ko siko natari kukubona ndakeka niwe nabonye reba hano usuri kureba uri yarindagiye bite byiza meze neza niwe ndakeka twari turi kuvugana ni ngewe gisubizo twari turi kuvugana
wa mama nizere ko ariko yatweje umukozi umeze neza imico myiza njyewe rwose ntabwo nywa itabi sinywa inzoga ntabwo n'ubundi hano dukorana n'abantu banywa itabi ndi umwana mwiza itabi kuva mu gipangu nyine uko wishakiye kuzerera muri make ntabwo hano bikora n'ibindi nk'ibyo nyine nta kibazo njyewe ntabwo nzerera ntabwo rwose nkora amakosa ndi umwana mwiza kandi njyewe akazi kawe urakazi neza ndakazi njyewe no muri primaire nize mu kigo cy'abisilamu ndabona namwe muri abisilamu nzi no gusara n'akazi kose ntabwo mubajije abisilamu ni ibisanzwe nk'abantu bose byatiwe kubuza akazi birahagije kuko gusa umuntu mu minsi mike tuba tubona rizati muzazibona nta kibazo kandi muzabona nta kibazo cyanjye nishimiye ko mbonye akazi ahangaha nta kibazo ubu si iki gipangu cyose nzajya nyoza na hariya hejuru oya hariya se urumva wahagera ntabwo hano bajya bahoza ibi ngibi se ni uguhera hano kugenda kugeza hariya imbere nyine niho bakubura no gukora amasuku ibi biri hano hejuru se ko bimeze nk'imigozi y'ibijumba ibi ngibi muhinga ibijumba hejuru y'igipangu neza urabona hariya ari umurima sindi ndabona bimeze nk'imigozi y'ibijumba nta murima tugira hano imbere ni akarima k'igikoni gasanzwe uzajya munyigisha n'ibyo ntazi nzabona ntabwo uzi guhinga ntabwo uzi guhinga ndabizi nyine niyo mpamvu naringize ariko ndabona ni amashanyarazi azaba hejuru y'igipangu hejuru y'urukuta nta kibazo ariko imirimo yo nzayishobora rwose ibyo nibyo n'ubundi turagushakira gukora akazi nta bindi hano ngaha bihari ni akazi ko mu rugo ibyombo gukoropa gutunganya inzu n'ibyo nyine nta kibazo rwose Mwana ari kuvuga wamaye ibirayi agatambwira ahubwo se kutari kuba abagore barwaniye mu isoko umuntu urwana mu isoko kubera ijana we ako nageze ko duhamugura nyine ari kumucoca nenda kumwica cyose ngo mfite imana n'imvanda ndashonje yenge gutuka cyakubwira nde cyane ni gutareke ntabwo wabaho uri gutinya tubishije ko sinzi akuzigira uvuga ngo cyozo uzomenye ko iki rero yamagana yageze maze kuvuga agarashya amavuta y'inka kunze ingo turyo tungana gutya yego mbaye abo cyakubwira kantu urumva niyo konge yamagiye ibyo nkahagapa agashyiraho n'inuza n'amamesa cyangwa agasigaho amavuta y'inka shandamukumbuye wari warakize nako warakize narakize ahubwo ariko ntabwo nyikize akoriza uko nta muryango ngira kuko imana buriya gutyo mbona ubwo uragira ngo wumva ni ukuri kw'imana none gutyo mbona bambayeho kubw'irungu gusa mbayeho nyine kubw'umwuka wera nta musaza nta mama nta papa nta mushiki nta murumuna nta muntu umwe urangiye ngira mu rugo na mama wageze kare abo bose ko rumanye ngo bangohanga handi wenda ngo mu kindi gihugu cyangwa wenda bamuwe mu kindi cyaro ikarega nkubona none se gisubizo gusa kugira byirandisho yibukareba niyanjye ubona bihuye we bana wiyo wirebye uko nta muri aba musaza ese yashaka kumbwira ko igisubizo atari musaza wawe nyine n'umwana nyoko wanjye yareze nanjye nakuze mubona kuri akora nyine ngiye mwita mu busaza nyine nakuze mwita musaza ariko ntabwo ari famille yanjye njye banye ndi wakuze gute warezwe gute narezwe na nyogukuru wanjye afata nambwiye n'abamama n'ababyeyi banjye afata mbwiye na famille ubu nyine karakazumba tubamo nyine ni kariya nyine ni kuko nyine yadusigiye konyine ntabwo wamenya ngo umusaza wanjye bahehe cyangwa wenda ngo bo tuvukaho cyangwa babyara ba mama wanjye make nta famille mbana nayo ariko iriya mitungo ni iyawe gusa nyine y'iwawe imitungo nyine ni isi ibyawe gusa ni ibyanjye none se urabona isubizo se wumva umuntu warezwe akiri umwana agakora kuri we wamurya wenyine warakize shawo ahubwo riza wowe none se riza wowe nta papa ugira kwisubira se
Nindes. Fungue. Salam. Fresh. Visitas. Is it fresh? Abantu barahari? Barahari. Bose. Bose barahari. Nashaka Marisa. Lisa. Ko ntaramenya kubatandukanya amazina se ngo ndagufashikira. Wabandi ukambaza kuri telefone niba ari ushaka. Uyu mushasha hano se? Ngende mushasha. Ariko bamabuja banje bombi barahari. Bamabuja. Nyine ngiye hano niho nkora. Ndumukora. Okay. Gusinda menya bamabuja bawe. Nyine bose barahari. Abakobwa banga bose barahari. Urasa saba abakobwa uje kureba. Umukuru arahari sikare nshaka. Umukuru arahari muri sala. Arahari. Okay. Wewe waje ryari? Uyu munsi ni nk'uwa gatatu. Tutaramye gutandukanya abantu mu bana. Ntabwo tuba tubana neza urumva nyemba ni mu gikari mu turimo twanjye mu mateleviziyo n'ibindi byose. Bakwitondesha? Njye banyita Gisubizo. Gisubizo. Sawa kabisa nacho. Reka murebe. Ugiye kumureba? Nta kibazo. Arushaho kumbwira ariko. Oya, mabara wanjye mukuru ni mwiza nyine uzajya umufata neza ntuzamubabaza. Abona nawe nyine muberanye. No, inshuti yanjye ariko nta bindi byadanye ko inshuti yanjye tubira aho ngaho. Ni ibintu by'ubucuti busanzwe. Ko nibirenze ibyo ngibyo. Okay, ntabwo bindeba naza kubura akazi mu minsi ya mbere. Nta byadanje. Reka utazatuma banyirukana. Bambwiye ko ngomba kujya nkingurira abantu nkanongera nkakinga ntari bigenda ndakinga. Oya ariko nanjye narukira sinzi yarutse babarira bakabyara batazanyirukanisha mu kazi kanjye. Kirazi. Ntari ndabikora. Bitaza no kwangiza ibintu byo bya. Akazi umuntu abonye akababaye biba ari ngombwa ko agakora cyane yisanzuye kandi akishimiye. Nageze Kigali noneho nari narigeze umuntu wiyemera nyine ngo nimero zawe ngo nziza mu mutwe ntarigeze nzishyiramo nibagirwaho umubare umwe ni ukuri nanjye ndagukumbuye pe. Yewe sheri ntabwo wabyumva nanjye nuko. None se ngiyeho banza ubibwirira amakuru ahubwo ya ngurube yawe yarabwaguye ko nasize yenda kubwagura. Tutugurisha ako kanya nawe. Sheri ntunate meze neza. Kigali hameze neza ntabwo watandukanye amanywa n'ijoro amatara bayaka. Ngewe mba njyenyine muri ghetto. Nabonye akazi nsigaye ndi umuntu ukomeye cyane ubu nkora mu biro.
ntibiramubira hari umukire nyine wangize sekereteri ntuzi ko nari narize se nkanakubwira ni ngewe ngomba kujya i Kigali sinabura akazi narakabonye oya ubu ntabwo nzongera kutakuvugisha wumva nyine n'ubwo umwanya w'abantu bakora mu biro bari mukeya ariko nzajya nkuvugisha nka nijoro twaryamye ubwo n'ubu wagira ngo wambonye n'ubu niyo nambaye kositime na karuvati kabisa birambereye cyane ahubwo abantu barandeba bakagira ngo ni ngewe nyiri iyo kampani ni ukuri telefone ye ntabwo ndayigura urumva ndacyari kurundanya amafaranga kugira ngo nzagure iPhone nzaza kugusura nzanakuzanira wowe nzakuzanira ihera ubwo wowe ni Samsung sibyo oya nta mukobwa mwiza abakobwa b'inaha ngaha nta nubwo nabakunda bambara utumini utujipo tureshya n'imikandara ntabwo bambara neza nk'abo sheri ndabona mahujana ko bosi ashobora kuba aje kuri office rero ubwo ndongera nkuvugishe kandi ninjire mu biro byanjye injira amakuru ni meza ayanyu ni meza ndabizi neza ko utamenye ntabwo nakumenye nitwa Mika ndi inshuti na Pasi okay ni karibu ndabizi bishobora kuba bigutunguye nyine kuba mbonye nje natanabiteguje ariko nari naganiriye na Pasi arambwira nzi nkurebe muganirize cyane ko gutwaba n'inshuti bigatinda inshuti umva mubwire ngiye ndihagije pe uko nyine meze ndumva biramagije biragogeje kandi utanze uri kurira njye biramagije gutya ameze ariko ushaka no kuri wagira inshuti kugira umuntu muganira nabyo biraruhura ntugakunde ko buri wenyine wigunze ubabaye nk'ubu nibwo bwa mbere nkubonye ariko nyine ese mbona ko utameze neza ibaze nyine ko nibyo Pasi yambwiye mbonye ari byo uhora mu gahinda guhorana umubabaro uzi ko mubonye ari ubwa mbere nkeka narabibona umva mubwire niba Pasi yakubwiye gutyo njye mubwire ko nyine inshuti nshaka uko meze ndihagije nyuzwe n'uko meze nyine ubabarire cyane niba nari winjiye mu buzima ubabarire pe okay ntaribi gusa nyine ntabwo byari ngombwa pe ariko n'ubundi wishingira kuri Pasi n'ubundi twaba inshuti dore twese turi abakobwa twaba inshuti tukaganira
nabyo birafasha cyane ntabwo ari ngombwa ko Pasi wenyine ariwe wakubera inshuti oya njye nta nshuti nshaka ariko urababaye ugomba kubyumva kuganiriza wabikoze ndagushimiye ariko nyine wasanga nzayegera ariko ndi kumva nta nshuti ubu ngubu nkayo none se ubundi ko nsanze uri wenyine ugira ababyeyi ugira abakuru bawe ugira barumuna bawe yego ndabafite mfite barumuna wanjye nese basi ubona n'ubwo mwaganira niyo ngiye utakumva twaganira nabo tujya tuganira tuba turi kumwe hano uko biri kose urasa nk'umuntu uri kubeshya kuko ufite umuntu muganira ntabwo ndi gukubeshya ntabwo waba umeze gutyo ku buryo buri muntu wese akubona agahita amenya ikintu kikurimo umubabaro ufite ahari nyine nsanze muri ino sitirasi ariko ubundi meze neza nta kibazo gusa njye nakifuje ko tuba inshuti pe Pasi njye ndabigusabye atari no mu cyimbo cya Pasi atari uko yabinsabye njye nawe kwisabira twaba inshuti byakunda ntabwo umutima wanjye uraba upene ku buryo nakumva ko ari undi muntu wamba hafi niba ariko bishaka nta kibazo igihe cyose uzanyanira igihe cyose uzumva ukeneye umuntu mwaba muri kumwe muganira nzaba